anyway reka nsubize uyu muntu wambajije kino kibazo. Umuntu wambajije ngo ari amafaranga n'urukundo wahitamo iki. Reka mubwire sweetheart, ntabwo ushobora guhitamo amafaranga kuruta urukundo, kubera ko even Bible said it, kunda mugenzi we nk'uko wikunda. Ntabwo Bibiliya yigeze ivuga ngo kunda amafaranga nk'uko wikunda. Remember, usuze icyo amafaranga yakoze. Judas Iscariot yagurishije Yesu kubera amafaranga. Ikindi cya kabiri, this goes to girls who love money more than their boyfriends. Sweetheart, rero nkubuse aka kantu, umuhungu wegurira silipa yazikuye mu mafaranga ye aruta wa muhungu wambara drip zigura 80,000 kandi undi yiguriye silipa y'Icyatanu ariko ari nyina na se bazimuguriye. Uraje uvuga ati Odette, now you're gonna become crazy. Ndabizi ko ariko wari bumbwire, ariko reka nkubaze, umuntu w'umuhungu niba cyambara umwenda kubera ko papa we na nyina bamuguriye, urumva ngo ari umugabo nyabacyo. Reka mbyemera arasa neza muri sosiyete, nibyo wowe ushaka. I know dukeneye abantu basa neza, abantu tuzakorana ubukwe amafoto yabo akagaragara neza. Ako urumva uri ushatse umugabo cyangwa uza ushatse amafoto? Urashaka gushaka isura y'umuntu kuruta nyirayo. Narababonye, narabamenye. Please stop it. Ndakwinginze niba unkunda aka kantu kumve neza kandi ugashyira mu mutwe wawe. Nujya gushaka umugabo ngo uri gushaka amafoto meza, nujya gushaka umugore ngo uri gushaka umugore uzakesha ifoto yo mu bukwe, menya ko icyo uzaba washatse ari ya foto, utazaba washatse uyu mugore. Kuko urizi nujya gushaka amafoto meza, nyine hari abandi uzasiga bari buzagira amafoto mabi, ariko bafite umutima wo kubaka, bafite indangagaciro zikwiriye abantu bagomba kubaka, bafite buri kimwe cyose ukeneye kugira ngo wubake. Ariko wowe kubera ko ushaka ifoto nziza, ushaka ubukwe, ndabyemera ubukwe 100%. Nicyo kintu cyiza Imana yashyize imbere y'abantu. Why not? Ubwo bukwe nutabubona se, umuhungu mwakundanaga kubera ko ari umukene uzamwanga kubera ko ubukwe bwabuze. That is the stupid things always girls do. Muri bamuranga abahungu ngo nukubera ko bakize mukirukanyira babande bakize ngo muri kwanga bakene. Ese reka nkubaze, uwo muntu w'umukene uri muranga, you know, hard working plus determination leads to success. Ubwiwe n'ikindi batari gukora cyane ngo azagere ku byo ashaka. Wowe urashaka ubukwe, urashaka gukomparinga ubuzima bwawe n'ubwa runaka wa wundi wa mukobwa w'umushuti wawe muturanye, umwe wakoze ubukwe, umwe wambariye ejo bundi, umwe that is that girl. Uwo niwe. Ikintu cya mbere tugomba kumenya muri iyi mitwe yacu, ikintu cya mbere tugomba kumenya muri ubuzima bwacu, we have to know ourselves more than knowing others. Manza wimenye wowe, ndinde, nkeneye iki, nkeneye urugo rumeze gute, ese nkeneye marriage imeze gute. Witajya gukomparinga urukundo rwawe n'urw'abandi, kuko nutangira gutyo bizaba byapfuye. Ndabizi ubwo bamwe barimo baravuga ati aka gakobwa ura ntabwo kagira urukundo. I know I'm serious in my love. Ako before yuko nkundana, I take my time. Ndavuga ati Mana yo mwijuru, wowe ureberera abantu, ndakwingize ntusigere utume n'umunsi n'umwe nongeye kujya muri marriage ziri fake, marriage zidafite direction. So that is why buri gihe mbabwiza ukuri, ntabwo nshaka ko ejo ugira mu rugo rwawe ngo ya foto wari ukeneye uyibure. Anyway, ndabyumva ukeneye umukobwa mwiza, wa mukobwa wisize agasa neza, wa mukobwa ariko kuki udatekereza ko aya ari amavuta yamugize gutyo, ejo mu gitondo nagera mu rugo rwawe y'amavuta agatangira kuyabona, azasigara asa gute? Murakoze cyane.